Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, umugisha mwinshi kuri wowe maze gufungura iki kiganiro, by'umwihariko ndagushimira uko wakoze subscribe kandi nanakwifuriza umugisha w'Imana muri uyu mwaka mushyashya tugiye gutangira. Nizere ko wanagize Noheli nziza. Uyu munsi mbafitiye inkuru iryoshye kandi inejeje buri wese w'umukristo kandi wumva nawe waba ufite umuhamagaro. Ni inkuru twasomye ku kinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda, inkuru y'umunyamakuru y'umubikira wihaye Imana witwa Marcel Immaculée Sœur wa Maria. Ngira ngo ni ikimenya bose niko mu magambo y'Ikinyarwanda bavuga y'Imonazwi. Uyu mubikira rero ku munsi w'ejo hashize yaganiriye ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda. Umubikira rwose aza kubivuga ko birakomeye cyane. Ngira ngo amagambo yavuze arakomeye, ariyo yavuga ngo umubikira wamamaye mu nyigisho zitandukanye cyane cyane izubaka umuryango yagaragaje urugendo rwe rwo kuba umubikira, ahishura ko hari abasore benshi bamusabaga ko yababera umugore ariko abima amatwi kuko yihaye Imana. Sœur wa Maria usanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'abakobwa rya Collège Sainte Bernadette Kansi riherereye mu karere ka Gisagara, ni umubikira w'umubernardine wanashinze Famille Espérance, umuryango wagize uruhare runini mu kubaka umuryango uhamye. Yavuze ko byari ibintu bitari byoroshye kuko ubwo yatekerezaga kwiha Imana hari mu bihe u Rwanda rwari mu mateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nawe kandi afite abe benshi bishwe muri Jenoside, asabwa gushaka umugabo akagura umuryango. Mu mutima we avuga ko yiyeguriye Imana burundu ubwo yari afite imyaka 22 mu 1992. Icyo gihe yari yararangije amashuri yisumbuye ndetse anafite akazi muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Yasezeranye kwiha Imana bwa mbere kuwa 15 Kanama 1997. Nyuma y'iyo myaka 3 ahabwa amahugurwa atandukanye. Yinjiriye mu yahoze ari Butare muri Huye y'ubu mu 2000, asezerana amasezerano ya burundu. Wow! Uyu mubikira rwose Imana imuha umugisha ko yarakomeye nyine ku isezerano yahaye Imana ryo kuba agomba kuyiyegurira, kandi rwose Imana imuha umugisha. Ngira ngo muramuzi cyane, muriko no kumubona kuri timeline. Ngira ngo rero nawe waba ufite umuhamagaro rwose wo kwiha Imana, Nyagasani agushyigikire kandi yumve igitekerezo cyawe maze aguhe umugisha. Bifurije umugisha w'Imana, mudukorere like na share na comment kugira ngo mujye mumenya inkuru zigezweho. Murakoze. Ndi Jean Claude.